Uyu munsi turarebera hamwe indwara ya infection urinaire cyangwa se infection yo mu nkari. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite infection urinaire cyangwa se yo mu nkari arangwa n'iki kiratera. Ubundi infection urinaire cyangwa infection zo mu nkari abantu benshi bakunda kuzirwara, ariko ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bakunda kuzirwara, n'abana barazirwara. Hari ukuntu ibibazo ukibaza uti umwana azirwara ate? Arazirwara. Amatuwarete dukoresha igihe umuntu wagiyemo ayirwaye nawe ukaba wagiyemo wayirwara. Ushobora kuyirwara bitewe n'impamvu nyinshi, turaza kubireba mu kiganiro kirambuye. So ahubwo icyo tugiye kureba hano ngo ibimenyetso byayo ni ibihe. Ikimenyetso cya mbere ni ukuvuga ngo ubabara mu kiziba cy'inda. First of all, ubabara mu kiziba cy'inda. Ikindi, iyo uri kunyara urababara, kwa kundi ugiye kurangiza wumva urimo urababara iyo ufite infection yo mu nkari. Ikindi, hanyuma ukanyara udukare duke. Ikindi, ugashaka kujya kunyara kenshi gashoboka, nuvuga ujya inshuro nyinshi ukagenda ukanyara udukare duke cyane. Hanyuma igikurikiraho ni ukuvuga ngo nyuma yo kunyara udukare duke, igikurikiraho ni ukuvuga ngo hari igihe unyara inkari zirimo amaraso cyangwa se amashira. Urumva? Yego, izi ni ibimenyetso bishobora kwereka ko urimo urababara. Noneho hari n'igihe wokerwa hasi bitewe na za nkari zagiye zikubabura, icyo bita brûlure, zikagenda zikubabura hanyuma ukokerwa hasi. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kwereka ko ufite ikibazo cy'ama infection urinaire. Hanyuma hari n'igihe ushobora kumva utameze neza, ugatangira gucika intege, ukababara, ukumva imbaraga zashize, so mbese urabangamirwa. So mbisubiyemo muri make mbabwiye yuko ibimenyetso bya mbere, icya mbere ni ukuvuga ngo ubabara mu kiziba cy'inda. Icya kabiri, iyo uri kunyara unyara udukare duke. Icya gatatu, wumva ushaka kujya kenshi, kujya kwihagarika ukajyayo kenshi kandi ukanyara udukare duke. Icya kane, ushobora mu nkari zawe igihe hazamo amaraso n'igihe hazamo amazi. Icya gatanu, ni ukuvuga ngo urokerwa bitewe n'uko za nkari ziba zirimo zirakokera, ukumva urokera, hanyuma ukababara, ukaba wanishima, ukabangamirwa kenshi mu gihe urimo urajya kuri toilette cyangwa se wicaye mu bandi ukumva urabangamiwe. So rero ibyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite infection urinaire. Hanyuma rero turaza kureba mu buryo burambuye infection yo mu nkari abantu benshi bakunda kurwara, ikiyitera, impamvu ikiyitera, abantu abakunze kuyigaragaraho.